Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya itubicano yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwa kugira dukosora ikizami nk'iki ntabwo bigoye. Ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukajya ahantu hatuje. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine, ukajya ugenda uhitamo igiso cy'ukuri kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Ibi nibyo no kubibutsa ko ikizami cyose gikozwe n'ahandi wagisanga uretse kwa hino YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Rero kugira ngo ujye uhita ubona ikizami cyose cyakozwe, niba uri hafi gukora ushaka gukora rimwe ugahita utsinda, murabizi ibibazo biba bigaruka, kugira ngo uzahite ubibona ku gihe ujya aho hantu handitse subscribe ukakanda najya mbishyiraho ugahita ubibona ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga link. Mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 26 tugufashe kubona code mu gihe gitoya. Uri kure bitagukundira guze twigane mu shuri, namwe twabatekerejeho tubashyiraho uburyo bwo kwiga mu buryo bwa online, aho uba uri kure ukaduha amasaha abonekaho ku munsi, katubwira ati wenda aboneka saa 3 z'ijoro kugeza saa 5. Izo saha zagera tukaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa ino bakunda kubabaza ikunda kuguza, ahasigaye wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda kandi utarigeze ugera mu shuri. Twarakwigisha mu buryo bwa online. Rero twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 26 tubigufashemo. Birashoboka ko waba uri kure ariko ukaba ubonye nimero yacu kano kanya, ufite ikizamejo cyangwa ugifite ejo bundi, nabwo twakwigisha kandi ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Tukwigisha mu buryo bwa online ukaduha amasaha menshi, ariko tukakwigisha wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Noneho iyo uri mu mujyi wa Kigali uba twaza tukakureba twigana turi kumwe, tukakwigisha computer, tukakwigisha amasomo, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Tukwigisha umunsi umwe bugacya ugahita ujya gukora. Ariko ibyo bikunda gushobokera abantu bari mu mujyi wa Kigali ko natwe niho dukorera. Ndakeka ko rero mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya gifite ibisubizo bine, urajya uhitamo igiso cy'ukuri ucyandika ku papuro kugira ngo uze ku manota uraza kugira kuri 20. Mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa kano kanya. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo iyo nta mategeko ahugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni A iratubwira ngo kilometero 25, B iratubwira ngo kilometero 70, C ikatubwira ngo kilometero 40, D ikaba nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ikinyabiziga cyawe kifite iyo uri kugenda mu nzira nyabagendwa uba uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Hari umuntu wigeze kumbaza arambaza, ese ibintu bya kilometero runaka mu saha uba uri kugenda uri gupima, ahubwo ikinyabiziga cyawe gifite ahantu uri kubirebera ntuzabigireho ikibazo. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita ngo iki? Araba ngo feri y'urugendo, B ngo feri yo guhagarara umwanya munini, C ngo feri yo gutabara, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano wabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Bibutsa ko ibibazo biragaruka, wakosora kino kizame kimwe cyakozwe, wajya mu kizame cyawe ukabona ibibazo 7, ibibazo 8 biragarutse. Cyane cyane kino kizame kiba cyakozwe mu gitondo. Ibyo birirwa bari kubaza mu yandi masaha yakurikiyeho ubu usanga mwa kino babajije mu gitondo kare cya mbere babajije hari ibibazo biri gukunda kugarukamo byinshi. Niyo mpamvu ikizami cyose gikozwe nta handi wagisanga uretse kuri Rwanda Driving College TV. Ikintu ubusabwa ni kimwe, ujya aho hantu handitse subscribe ukakanda niba ushaka gukora rimwe ugahita utsinda. Murabizi ikintu cyose nkiraho aba ari icyatuma ujya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, yaba amasomo cyaba ikizami cyakozwe cyaba kiriya kibazo nkunda gupostinga. Cyane cyane icyo kibazo kibona abantu bakoze subscribe kuko bahita bagwa notification ko kizeho ikibazo ukakireba, wagerwa mu kizami cyawe ukabona cyagarutse ugahita ugikora. Niyo mpamvu gukora rimwe na Rwanda Driving College TV byabaye umuco wacu. Hano abona igiso cy'ukuri cyanya cyari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, feri yo gutabara. Ese waramaze guhitamo C, feri yo gutabara? Ese waramaze kuyandika ku papuro? Niba utari wagisemo ndakeka ko nikigaruka mu kizamu urakora urahita ugikora, kuko nikigaruka n'ubundi kiraba kimeze neza
nka kino kibazo tumaze gukora, nta kindi kintu bahinduraho kwa kiriya kibazo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo wakora iki ubonye iki cyapa. Video y'amoko atari ibyapa byo ku mihanda namaze kuyibakorera, iri kuri YouTube channel yanyu. Niba utari wayireba subiraho uyirebe. Ukuntu iteguye ni icyapa, ubusobanuro bwacyo nkahita nshyiraho n'ibibazo babaza ku icyo cyapa. Ndakeka ko niba wararebye iriya video bino bibazo byose byerekeye ku byapa n'ubundi birimo. Ndakeka ko ugiye guhita ukora kino kibazo. Niba utari wayibona saba kuri YouTube channel yanyu uyirebe kugira ngo nugerwaho ukajya mu kizame uzakore rimwe, murabizi niyo ntego yacu. Wakora iki ubonye iki cyapa? Icyapa cyacu cyanditsemo amagambo, handitsemo ngo stop. Aho ni mu ndimi z'amahanga, mu kinyarwanda birasobanuye guhagarara. Ese urahagarara ryari? Urahagarara byagenze ute? Hano ibisubizo bine baduhaye, ugiye kureba ko harimo igiso cy'ukuri ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 nka kino kizame kiba kimaze gukorwa. Iravuga ngo guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. Wabona ibinyabiziga bikwegereye ugahagarara. Beka ngo guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Seka ngo guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. Deka ngo guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Bino bimenyetso bimurika namaze guhakorera video yabyo muri bwa buryo bwo kubashyiraho amasomo agenda bafasha kumva neza bino bizame biba byakozwe, bino bibazo biba byabajijwe. Niba nawe hari ikintu ukeneye ko nkwigisha ujye ucyandika muri comment zanyu zose ndazisoma, nkareba ibyo mwansabye nkabitegura amasomo mukazahita mubibonera ku gihe. Kino kimenyetso cyaka ari umutuku. Murabizi iriya bimenyetso byaka biba biri gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi. Rero guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Hano babona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ndakeka ko wamaze kugihitamo. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Guhagarara iyo nta kinyabiziga ubona. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Uba ugomba guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Akenshi kino cyapa kugishyiraho nk'iyo ugiye kuva mu muhanda ugiye kwinjira mu wundi ukunda gukoreshwa cyane. Akenshi ntabwo uri kureba iburyo, ntabwo uri kureba ibumoso. Rero bikugusaba guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona kugira ngo winjire mu sangano ry'umuhanda, mu yindi nzira nyabagendwa, udateje abandi bayobozi b'ibinyabiziga n'abandi bari gukoresha uwo muhanda ibyago. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero B. Ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa dufite hano gifite ishusho. Iyo bakubwiye ngo ishusho y'icyapa baba bari kukubaza ese kino cyapa uri kubona gifite ishusho ya mpande eshatu? Ese kino cyapa uri kubona gifite ishusho y'uruziga? Ese kino cyapa uri kubona gifite ishusho ya mpande enye? Ibyo nibyo bita ishusho. None kino cyapa uri gukosora kino kizamini uri kubona gifite ishusho isa ite? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Bira by'umukara nibyo bita ibirango. Ibirango bari bya bindi biratubwira ese turashyira mu bikorwa iki? Iravuga ngo guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Beka ngo inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye. Seka ngo kino cyapa gisobanura umuhanda utaringaniye. Beka ngo umuhanda wangijwe n'isuri. Ese hano babona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Bibutsa ko iriya video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda niba utari wayireba wasura kuri YouTube channel yanyu ukayireba, kuko niba warayirebye bino bibazo uri kubigeraho ugahita ubona ko wari usanzwe uzi ibisubizo by'ukuri. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Ndakeka ko waramaze guhitamo A. Ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Niba utari wayihisemo ndakeka ko nikigaruka mu kizame urakora urahita ugikora. Murabizi ibibazo bikunda kugaruka cyane cyane kwa kino kizame kiba cyakozwe mu gitondo. Busanga ibi bizame barabaza uyu munsi ibibazo byinshi bakunda kubaza mwa kino kizame kiba cyakozwe mu gitondo. Niyo mpamvu ikizame cyose gikozwe nta handi uba wagisanga uretse kuri Rwanda Driving College TV. Kugira ngo ujye uhita ukibona ujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda. Asigaye najya yishyiraho ugahita ukibonera ku gihe ukagikosora. Wagiramo ikibazo ukanyandikira cyangwa ukamamagara kuri 0789331326 nkagusobanurira serivisi yo kugusobanurira ikibazo cyose wagize mwa kino kizame uri gukosora iba ari ubuntu. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo imbura zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha kurikira.
hehe aravuga ngo mu nsisiro gusa, mbega ngo ahegereye inyamaswa zikurura, seka ngo hafi y'amatungo, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese imburira zimurika zemewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho hehe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ubonye ngiye kuvuga igiso cy'ukuri utari wamara kugihitamo, ubahagaritse video kugira ngo urebe ko amanota ugize ariyo wari kugira neza neza nka kino kizami cyo kimaze gukorwa kuri 20. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Neza neza kino kibazo kuntu kimeze bakibaza gutya, ariko kuri A bakavuga mu nsisiro cyangwa ahandi hose, ugahita uhitamo A, mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Impamvu babivuze nuko mbazi ko hari ikindi kibazo babaza kimeze neza neza gutya, ariko kuri A bavuze ngo mu nsisiro cyangwa ahandi hose, uhita uhitamo mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Ariko iyo bavuze mu nsisiro gusa, uhita uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo, kuko zino mburira zimurika zemewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Nibavuga mu nsisiro gusa, uzahita uhitamo D ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko umenya impamvu duhisemo D ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko amuka kigarutse mu kizamura akora urahita ugikora, kandi baramutse bagihinduye nkubwiye igisubizo cy'ukuri wahitamo. Murabizi hano dukosora turi kureba n'ibibazo bishamikiyeho kugira ngo twige byinshi, dukosore turi no kwiga byinshi kugira ngo niba ari ufite umwanya muke ube wabona ibintu byinshi nugerwaho ukore rimwe uhita utsinde. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura n'ubw'umuyobozi kuri romoroki zikurikira. Kuzihe romoroki? Aravuga ngo romoroki ifite feri y'urugendo, mbega ngo romoroki idafite feri y'urugendo, sega ngo romoroki itarenza ibiro 750, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano abona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, romoroki idafite feri y'urugendo. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Niba utari wayihisemo, ndakeka ko nikiramuka kigarutse urahita ugikora. Mbibusa ko kode zo ziri kuboneka aho uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0788 935 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Iyo tumaze kugushakira kode tuba tubonye ko hari umunyeshuri wacu uri hafi gukora ikintu cyose cyagufasha, tukajya turakiguhera ku gihe. Ikibazo cya karindwi kikakubaza ngo iyo hagati y'uruhande rw'imbere rwa romoroki n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kikurura hari umwanya urenze metero 3, ikibizirikanyije kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa. Ku buhe buryo? A iravuga ngo agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande, mbega ngo itara risa n'icunga rishishe rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mwese murabizi iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, washatse kuvuga ngo A iraba ari igiso cy'ukuri, agatambaro gatukura gafite nibura santimetero z'uruhande, ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri, itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe. D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ho bashatse kuvuga ngo A ntabwo araba ari igiso cy'ukuri, B ntabwo araba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo araba ari igisubizo cya nyacyo. None wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndatekereza ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe. Ndakeka ko ramuzwe guhitamo rero B, ndakeka ko ramuzwe kuyandika ku gapapuro. Niba utari yawahisemo, ndakeka ko nikaramuka kigarutse mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kuba ridahumisha kandi rigomba kugaragarira mu ntera ikurikira. Iyihe ntera? Hano ibisubizo bine baduhaye. A iravuga ngo nijoro igihe ijuru rikeye nibura muri metero 200. Mu gihe ijuru rikeye ryamurika ukaba waribonera muri metero 200. Mbega ngo ku manywa igihe cy'umucyo nibura muri metero 50. Seka ngo nijoro nibura muri metero 100 igihe ijuru rikeye. Naho deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba
kuba ridahumisha, ibyo byo turabizi, kandi riba rigomba kugaragarira mu ntera ingana iki mwa zino ntera baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa. Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yegereye aho umwana w'umuhungu utwaye akagare k'abana asezera ku nshuti ye. Nihe myifatire myiza wagira mbere yabo? Ese nihe myitwarire myiza wagira uri uyu muyobozi w'ikinyabiziga ukagira hano ku nzira nyabagendwa ukabona hari umwana ugiye kwinjiza akagare mu muhanda, yari ari gusezera inshuti ye, kwa kundi aba ari gusezera inshuti ye agiye guhita atwara akinjira mu muhanda. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga urahageze, uba ugomba kwitwara ute? Hano ibisubizo 4 baduhaye, mbibutsa ko namaze kuhakorera video y'amashusho yose babaza. Niba utari wayibona wayireba kugira ngo nujye ugera kwa bino bibazo byerekeye ku mashusho ntibikugore. Aravuga ngo ikomereze nkaho ataragera mu nzira nyabagendwa. Mbega ngo itegure kureka uwo mwana w'umuhungu atambuke kuko yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe. Seka ngo gabanya umuvuduko, ubwire uwo mwana yambuke ukoresheje ibimenyetso. Ushobora gukoresha nk'ibinyoteri cyangwa ukoresha nk'ibimenyetso by'amaboko. Deka ngo komeza nkaho uwo mwana akiri mu nzira y'abanyamaguru. Ese niye myitwarire myiza ushobora kugira nk'umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugenda mu nzira nyabagendwa, ukubona umwana w'umuhungu ariko ari tugare twabo dutoya tw'abana ari gusezera ku nshuti ye, atari yinjira mu muhanda ariko uri kubona nyine ari gusezera ku nshuti ye. Hano ibisubizo 4 baduhaye, ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano ikintu uba ugomba gukora nta kindi, hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, itegure kureka uwo mwana w'umuhungu atambuke kuko yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe. Batubwiye ko ari umwana, rero abana nta makuru menshi baba bafite, hari igihe rero biba bigusaba kwitegura kuba wanahagarara ukareka uwo muhungu agatambuka ko yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndatekereza ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ni cyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ahuye n'ishyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa. Ni umunsi w'isoko, bari gutwara amatungo barayajyana mu isoko. Waba uri gutwara ikinyabiziga cyawe ukaba uhuye n'ishyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa, uba ugomba kwitwara ute? Uba ugomba gukora iki? Hano ibisubizo 4 baduhaye, hitamo igisubizo cya nyacyo. Aravuga ngo kuvuza ihoni kugira ngo ayo matungo atambuke. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Seka ngo kwatsa amatara maremare n'amagufi no gutambuka vuba bishoboka. Deka ngo kuvuza ihoni no gutambukana ubwitonzi. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Ndatekereza ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndatekereza ko igisubizo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano ikintu uba ugomba gukora, igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi tutanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zijye hejuru, uretse ubutaka butsindagiye butandukanye imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira bwo kunyurwamo n'abaye. Hano ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Aravuga ngo abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Mbega ngo abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. D ikaba nta igisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Ndakeka ko mujya mubibona mukabona muri kugenda mu nzira nyabagendwa, muri kwambukiranya nk'umuhanda, cyane cyane mwayira mihanda yo hano mu mujyi wa Kigali, aho wenda ubusanga ari imihanda nk'ibiri ifatanye ijya mu cyerekezo kimwe. Waba uri kwambuka, wabona ibinyabiziga bije ari byinshi, hari ahantu hagati uhagarara.
hari hakunda kuba hari jaride niho baba bari kuvuga, aba ari aho abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Ndakeka ko uramaze guhitamo rero A, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibinyabiziga birekeranye mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga biherekeranye mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Kwa kundi mwagiye mubibona turi kwamamaza kuntu byagendaga, habaga ari ibinyabiziga bishobora gutonda umurongo urenze metero 500 bakabigabanyamo amatsinda. Rero impamvu babigabanyagamo amatsinda nuko byabaga byatonda umurongo urenze metero 500. Ese iryo tsinda ryo riba rigomba kuba rifite ibipimo bingana bite? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. A iravuga ngo utarengeje metero 50, B ngo utarengeje metero 100, C ngo utarengeje metero 150, D ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro n'igisozo cy'ukuri nta kindi ni A, utarengeje metero 50. Riratsinda babaga bagabanyijemo ryabaga ritagomba kurenza metero 50. Na hagati y'ikinyabiziga y'itsinda rimwe riri imbere n'iriri inyuma rihaba harimo metero naho 50. Abenshi wagira ntabwo mwamenya hano navuze cyagiye turi kwamamaza umukandida. Mwabonaga ukuntu twagendaga bira binyabiziga byagendaga byabaga bigiye mu butumwa, byabaga byatonda umurongo urenze metero 500. Niyo mpamvu babigabanyagamo amatsinda. Ndakeka ko mwabonaga ukuntu byagendaga. Rero ratsinda riba rifite metero 50 hagati y'itsinda n'irindi, uriya mwanya wabaga urimo nawo ugomba kuba metero 50, ariko bakabigabanyamo kubera ko baramutse bitonze umurongo uba warenga metero 500. Niyo mpamvu hano duhisemo A. Ndakeka ko menya impamvu, ndakeka ko nikigaruka mu kizamurakora urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri aha hakurikira. Ibigomba kuba iri he? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo igisozo cy'ukuri ucyandika ku papuro. Aravuga ngo mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga, uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. B ikavuga ngo ahegereye bishose akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite, ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisozo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisozo cya nyacyo, mu gihe D itubwira ko nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko igisozo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hari igisozo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubundi barakubwira ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri aha hakurikira. Iri he? Igomba kuba iri mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga, uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Uno muhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kuwinjiramo ukomeza imbere mpaka uvuyemo, ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma. Niyo mpamvu bawita umuhanda w'icyerekezo kimwe, cyangwa se ikaba iri ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite, ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. Ndakeka ko uramaze guhitamo C, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Niba utari wahisemo, ndakeka ko nikiramuka kigarutse mu kizamurakora murabizi ibibazo biragaruka, urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kiburire hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga. Ariko ibyo ntibireba ibinyabiziga bikurikira, nka kwa kundi ushobora kuri kugenda mu nzira nyabagendwa bakaguhagarika utwaye ikinyabiziga. Hano batubwiye ko hari imodoka, rero bagomba kugira ukuntu bigaragazwa kugira ngo utabera imbogamizi abandi bari kuza bagusanga. Ariko hari ibinyabiziga byo bitemerewe kugira ibyo bibyerekana mu gihe babihagaritse. Ibyo binyabiziga ni ibihe? Hano ibisubizo bine baduhaye. Bagihagarika ku muhanda, wenda bagihagaritse ari nijoro, nibiye ngombwa ko kiba gifite ibintu bibyerekana abandi bayobozi ko bagihagaritse.
ese ibyo binyabiziga ni ibihe? A iravuga ngo velomoteri, B ikavuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kubera iki? Kubera ko velomoteri n'ubundi nibayihagarika ari igihe cya nijoro izatwara akanya gatoya. Nibahagarika ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande nayo izatwara akanya gatoya. Mu gihe baramutse bahagaritse nk'iyi modoka itwara igice kinini cy'umuhanda, niyo mpamvu hari ukuntu iba igomba kugaragazwa kugira ngo itabera abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari gukoresha inzira nyabagendwa inkomyi. Ariko velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande ntabwo ari ngombwa kugira ibiyerekana mu gihe bayihagaritse mu gihe cya nijoro. Ndakeka ko bamaze guhitamo rero se, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko itatu ni ubuhe? A iravuga ngo toni 20, B ikavuga ngo toni 16, C ikavuga ngo iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. C ikavuga ngo toni 12, D ikavuga ngo toni 10. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Mbibutsa ko toni urugero rw'uburemere, aho toni imwe ibengana n'ibiro 1000. Hano igisubizo cy'ukuri ndakeka ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, toni 12. Ndakeka ko rero waramaze guhitamo C, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Cyane cyane bino bintu bijyanye n'amatoni nabonye abantu bambwira ko bibagora. Muhumure, ngiye kubateguraho isomo, mwebwe munyandike muri comment ko murikeneye, ndahita nditegura mu gihe kitarambiranye. Ariko uri hafi gukora ufite igihe gitoya, uba wahita unyandikira cyangwa ukampamagara kuri 0789 935 1626, nkaba nagutegurira isomo nkahita ndiguhereza mu gihe gitoya, ukagenda ugakora ugahita utsinda. Ariko mu gihe ugifite umwanya wategereza tukagutegurira iryo somo, wazagerwaho ukarireba ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo biri modoka cyangwa biri umuro kikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira. Niba bagiye kukudepasa kugira umwereke ko wabonye ikimenyetso cy'uwo nguwo uguhaye ikimenyetso ko ashaka kunyuraho, ushaka kunyuranaho, ushaka kudepasa, kugira umwereke ko ikimenyetso yaguhaye wakibonye, hari itara bakoresha. Ese iryo tara riba rifite amabara asa ati? Buri modoka cyangwa buri rumoroki ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Mwebwe mu ndimi z'amahanga mu byita ngo ni ukudepasa. Iryo tara riba rifite amabara akurikira. Ayahe mabara? Hano ibisubizo bine baduhaye. A iravuga ngo umuhondo, B ikavuga ngo icyatsi kibisi, C ikavuga ngo umweru, D ikavuga ngo umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, icyatsi kibisi. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo B, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iki? Tegereze neza. Kirabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ni A iravuga ngo kilometero 20 mu saha, B ikavuga ngo kilometero 40 mu saha, C ikavuga ngo kilometero 35 mu saha, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ni uwuhe? Hano ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi aba ari ibirometero 25 mu saha. Ubwo niba ramuka bakikubajije bagashyiramo kilometero 25 mu saha, uzahita ugikora. Murabizi hano dukosora turi kureba n'ibindi bibazo bishamikiye kuri icyo turi gukosora, kugira ngo niba kikubaza uzabe ufiteho amakoro uhita ugikora. Rero niba kubwira kino kibazo bakakiguha gutya ariko bagashyiramo kilometero 25 mu saha, uzahita uhitamo icyo kivuga ngo kilometero 25 mu saha, kuko nicyo aba ari igisubizo cya nyacyo. Bibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ikinyabiziga cyawe kibifite. Iyo uri gutwara ikinyabiziga cyawe uba uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho
Musa hari igihe ujya kumva umuntu arakubajije se iyo uri kugenda mu nzira nyabagendwa ujya ugenda upima umuvuduko uri kujya ugenderaho ukagenda uri gupima? Oya, ahubwo ikinyabiziga kiba gifite ahantu uri kurebera umuvuduko uri kujya ugenderaho Musa. Ndakeka ko ramuzwe guhitamo rero de, ndakeka ko ramuzwe kuyandika ku gapapuro. Ngo ibi nari nabishyizeho, nabonye abantu muri comment benshi bakunda kubimbaza bakambwira ati hari abakubwiye ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo, jya udukiraho igisubizo cya nyacyo. Ntabwo buri gihe nakubwira ngo nzaguha igisubizo cya nyacyo kuri cya kibazo kibaho nta gisozi cy'ukuri kirimo, ko hari igihe nyine biba bishoboka ko nta gisozi cy'ukuri kiraba kirimo. Ariko mu gihe hari igisubizo cy'ukuri ngiye kujya mbishyiraho kugira ngo nibaramuka bakibajije bagashyiraho noneho cya gisozi cy'ukuri uhite ugikora. Nakubwiye ko ari kilometero 25 mu saha. Ndakeka ko ramuzwe guhitamo rero de, ndakeka ko ramuzwe kuyandika ku gapapuro. Niba guha kino kibazo bagashyiraho kilometero 25 uzahita uhitamo iyo se cyangwa uhitemo indi nyuguti iriho ngo kilometero 25 mu saha. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki? Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Murabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze, hari ikinyabiziga kiba gishobora guhagarara ahantu umunsi wose, hari ikinyabiziga kiba gishobora guhagarara ahantu ijoro ryose. None bari kutubwira ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hehe? Hano ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Mbega ngo mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisozi cy'ukuri, imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, na B ikaba ari igisozi cy'ukuri, mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye. D ikaba ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kiye mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko igisozi cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndatekereza ko igisozi cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Ikinyabiziga ubundi kiba kibujijwe guhagarara akanya kanini. Hehe? Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni A. Imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Hari ikindi kibazo neza kimeze gutya, ariko ho bahitamo ngo C, ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni ukubera iki hano bibaye A kandi twakagombye guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri? Hano batubwiye ngo imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Nibyo, ntabwo wagenda ufata ikinyabiziga cyawe ngo ugiparike mu mwinjiriro w'isoko cyangwa ahandi hantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Ariko na B hari ikindi kibazo uzabona bahisemo C kwivuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ho baba bavuze ngo B, baba bavuze ngo mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Rero hano bavuze ngo icagaguye. Hano bakivuga ngo icagaguye, isiba ko nta gisozi cy'ukuri kirimo, duhita dusigarana igisozi cy'ukuri kimwe aricyo A. Ariko iyo bavuga B hano bagashyiraho ngo idacagaguye, hano bashyize ngo icagaguye bagashyira ngo idacagaguye, twari duhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Rero ndakeka ko ubimenye. Ubwo niba baramuka bakigoruriye bakaguha kuri B bashyizeho ngo idacagaguye, uzahitamo C. Ariko hano bashyize ngo icagaguye, uzahita uhitamo A gusa. Niyo mpamvu hano aba ari ingenzi kugira ngo dukosorane tureba n'uducenga bashobora gushyiramo, kugira ngo nibajya badushyiramo uzabe waradutahuye. Murabizi intego yacu no kugira ngo ujye mu kizamukorera imwe uhite utsinda. Ndakeka ko rero ramuzwe guhitamo A, imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Ndakeka ko ramuzwe kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ubugari bwa romoroki ntiburenza ubugari bw'ikinyabiziga kiyikurura. Iyo tegereze neza, iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. A iravuga ngo igare, B ikavuga ngo velomoteri, C ikavuga ngo ipikipiki ifite akanyabiziga gakometse ku ruhande rwayo, D ikavuga ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozi cy'ukuri cyanya cyari kiye mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko igisozi cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndatekereza ko igisozi cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni C, ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Niba kubaza kino kibazo nanone bakavuga ngo ipikipiki idafite, kizahita gihinduka, uzahitamo D ko nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ariko niba shyiraho ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, uzahita uhitamo iyo C, isaba ari igisozi cy'ukuri. Ndakeka ko rero ubimenye, ndakeka ko biramutse bije mu kizame bitakugora. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma kirabaza ngo iyo harimo indi myanya birabujijwe
Ikibazo cya 20 kirabaza ngo iyo harimo indi myanya birabujijwe gutora ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Murabizi mwese hari imyaka umwana ageramo agakubagana cyane ku buryo biba bibujijwe kumutwara ku ntebe y'imbere. Rero iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. A iravuga ngo imyaka 10, B ikavuga ngo imyaka 12, C ikavuga ngo imyaka 7, D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Hano ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, imyaka 12. Ubundi biba bibujijwe gutwara umwana udafite imyaka 12 ku ntebe y'imbere. Ndakeka ko nikiramuka kigarutse mu kizamu uzakora uzahita uhitamo B, ni imyaka 12, kuko umwana w'imyaka 10, umwana w'imyaka 7 aba ashobora gukubagana akaba yaguteza ibyago. Bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ndakeka ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Ndakeka ko nujya gukora urakora rimwe ugahita utsinda. Niba uri hafi gukora ukunde gukosora ikizame cyakozwe, ibibazo biri kugaruka ari byinshi, cyane cyane kino kizame kiba cyakozwe mu gitondo gikunda kuzamo ibibazo byinshi uwo munsi wose. Rero kugira ngo ukore rimwe jya uramanza ugikosore. Niba uri hafi gukora cyangwa niba ugiye kujya mu kizame mu masaha andi ari bukurikiyeho umaze ukirebe kugira ngo nugerwaho ukore rimwe uhite uzihenda. Amakode ari kuboneka aho waba hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789931626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure, ikintu ukora ni kimwe, uduha amasaha abonekaho ku munsi ukambwira ati mboneka kuva saa 12 z'umugoroba kugeza saa 2. Ngiye nkaboneka nkakwigisha, wazagikwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ibindi byo no kubisa ko uri mu mujyi wa Kigali ushaka kwiga umunsi umwe, cyangwa niyo waba uri kure ushaka kwiga umunsi umwe bitewe n'igihe uboneye ino nimero yacu, uratubwira tukiha igihe tugafata amasaha 4 cyangwa 5 tukakwigisha, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri 0789931626. Ibyo byose tubafashemo. Amahirwe masa ku bantu bari hafi gukora, bibusaba gukanda subscribe kugira ngo ikizame cyose ndagenda ashyiraho na kiriya kibazo ndi gukunda gupostinga kiri mu bibazo biri gukunda kuza ujye urahita ukibonera ku gihe. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.